yego boss we. We n'ubuguru bubi uri kwiruka ujya umuntu umeze nk'inkono y'itabi ni gute yicara nacyo kije gusaba akazi akazi ko yicaye imbere y'umwana wa boss bura nta soni afite ahubwo ndi kubona ari buza gusaba akazi yewe nigishinguka yarakiri no kuntera isesi yewe suduruka aho ngaho gihaguruka ukuntu gisa nava afite umunwa nk'umununi ariko yaje kwibangarika arango ni boss uyu ngo yakubera boss buse nk'uyari kwishyira mu bantu aza kugira ute Rero batatu musigaye. Nubwo ndi kureba wagira ngo ni inshinge zishinze aho ngaho ngo gashinguka mu mashingu. Umutwe mubi gusa. shinguka umuhogo Birinda gora igikabe gasahani rubu rw'imbwa rukururu. boss wowe kugira mpanganwe nawe n'uwo muntu wakibwirana ibimanyu bya biswi ntamenya nabiretse kuko gasigare hagati kariterekana n'utwe hejuru nk'umutwe wabo Ntanuri iyo mivunde vuba vuba. Wagira ngo biborochesha. Niborochesha bira bintu wajyana ibihogo bitera amayembe ku ngurube wajya byasambanye n'inkoko byatashe yego. Unshakira abakozi bashoboye akazi. Akazi ariko kose umuntu ushobora kugakora ndamukeneye cyane. Batarenze 7 cyangwa 8. Ndijogoreramo ngewe. Sawa sawa. mwese muje mu busabe bw'akazi yego ariko se murashoboye cyane ariko se ni wowe utanga akazi hano byashoboka ariko ntibishoboka cyangwa se akaba ari papa none ukaba ushinze ububuno ushaka iki yenda ubwire soza hano gashinga amabuno mu misumari urambwira nshinguke ndi igiti ariko se mu byatuzanye no gutukana birimo iyi nshinze ahubwo mbare kabiri ishingutse ayigiye ngewe cyanzanye nta kazi ndagenda ngatwaye ntakubonye wa mbwa we Yego boss we. we n'ubuguru bubi uri kwiruka ujya boss n'ubuguru bubi aho nawe ugiye kurengera njyewe nje gusaba akazi akazi kenshi ariko karahari da none se ahubwo shahu ukora iki njyewe akazi kose nagakora mfa kuba ari akazi kandi kanyinjiriza amafaranga hanyuma rero wowe akazi kawe karahari pe ahubwo murakoze pe narinje ahangaha akazi kanjye gahari ntabwo kari kubura pe nanjye kugira ngo ndi kubyibaza reba amasaha tumaze reba njyewe igihe nicariye abantu bagira amahirwe buri urebye nta mahirwe mbonye ahangaha ni akarengane da natwe ariko aratugeraho ariko natwe aratugeraho ubundi se uriya muntu ureshya n'ifumberi yamuha akazi nawe witukana wituka boss nawe nta mutegeko kadutegereje turiho akazi araduhabwa ariko natwe niko mwanjije imwe aribyo namwe ninde uratanga akazi burangiye rero amahirwe ndayahorana mbyuka mu gitondo nzi neza yuko amahirwe nyafite imana ni byose hanyuma se wadukangisha amahirwe twe ntabwo twaremwe n'imana duhamagarire boss rero azaduha akazi ubwiye wa mbwa we njyewe urabona ntari rwose ubundi se bivubiye mwe byatanga akazi uri rwose se ushingiye kuki ndebera nyine nk'ibi bituza ry'umwana guhera none uzi ko mwese nabimakaga mu ntoki se ese wakira umuntu ushaka imana akazi ntabwo uri kugufata mu kabuno Mwiriwe. yewe gisa n'ingunzu kivuye yabiza mukacyakura umuntu umeze nk'inkono y'itabi ni gute yicara nacyo kije gusaba ese uko akazi yicaye imbere y'umwana wa boss bura nta soni afite ahubwo ndi kubona ari buza gusaba akazi yewe nigishinguka yarakiri no kuntera isesi yewe suduruka aho ngaho gihaguruka ukuntu gisa nava afite umunwa nk'umununi ariko yaje kwibangarika arango ni boss uyu ngo yakubera boss
ubuse nkwiye kwishyira mu bantu wasa kugira ute wowe kubwira wowe uri kumva nta matama wakibwira nyine kujya mu bantu wagira horera umunyu ngo ariko ngo ndi boss ngo ikizariya nabande boss twagera aho urusenda rwa piripiri yewe nta muntu izina n'iryo muntu iki kintu badure ku muryango hehe pise cyane mwene ubundi biriya nibyo byiba rakuntu gise byonyine rutumye fresh ako si iki kintu murabona kidasa n'inyamanzwa na biriya byenda cyabitoraguye rega mwebwe ntabyo muzi rero iki kigabo bagitoraguye muri pubere ejo bundi inyamaswa zisa neza ariko se mwebwe aho mwatukiye abantu muri kumva nta soni mufite inyonyo no kutamutuka no gukosa umuntu se kuriye dututse iki hariya se ko ari igisazi ariko namwe mugiremo akadisipurine kuko akazi mwaza kukabura wasanga yari na boss bosa n'impiringi yava hehe rakunda igisa byonyine wasanga yari na boss n'ahandi mutekereza neza undi usa nijoro ndavuze ngo muzibe mwambwa papa abakozi nibo babonetse hano yego abaye bakozi abangaba nibo bakozi bande ndakubaza ubu nujya kwicara iriwe neza yego ni ukuvuga ngo icyabazinduye hano ni ukuza gusaba akazi nizere ko ikintu cya mbere twari tugenderaho ni disipurine mwese nizere ko mufite disipurine turayifite rwose iruzuye mana yanjye boss umva ni yose rwose nawe se wo hagatira yewe musore nawe ufite disipurine boss disipurine ndayifite pe bazanura mungu wawe pe ndayifite yuzuye rwose iri furu nibyora cyangwa disipurine yarayineye papa uriya we wajyanya disipurine buri munsi hanyuma rero turahera kuri wowe akazi ushoboye ni bwoko ki akazi kose mbonye ndagakora uriya waragatsindiye wowe genda ukorope muri wese hanyuma wowe umukurikiye ako mwambaye kose rwose nagakora pfa kuba ari akazi gahemba wowe urajya unyuhagirira inkoko niko kazi kawe tubonye urajya wuhagira ziriya nkoko zanjye zigenda zitsibyora nibyo da kabisa hanyuma wowe umukurikiye je boss zibaho wowe umukurikiye wundi nanjye ako mwampa kose nagakora hanyuma se wigeze wiga icyongereza urakizi neza icyongereza wakivuga cyangwa ikinyarwanda neza njyewe nagarukiye mu mwaka wa 6 wayisumbuye komasava wiwi children ndandagira bitabo gusa yemwe nababonye abantu barize cyane uko ubibona sibyo barize cyane nabona abakozi da hanyuma se nongera nkubaze ngatubwira umuneke mu cyongereza kugira ngo akazi uhite ukabona uratubwira umuneke mu cyongereza banana okay ndumva ko ngako karagakoze sibyo aragatsinziye karani ko yatahiye aho yigiye noneho tubwire igihugu cya Kigali kiba mu kihe gihugu kiba mu gihugu cya Nyamasheke warize kabisa wowe jya akazi urakabonye urajya kubagara intoryi ari hirya hari urusenda rwanjye ujye umenya ukuntu warubagara kabisa wowe kurikira ahubwo pa ariko pa njyewe numvaga yajya mesera ibikariso kabisa ako niko kazi noneho tumukure mu rusenda ajye kumusura ahubwo reka nkubwire akazi ahubwo agende anshakira ikiro cy'inshishi tumuha akazi da ikiro cy'inshishi uzagiteka mu isombe bitewe n'ukuntu ubonye akazi ari keza cyane yewe mukihorere pe hanyuma ukaba ushinze ubudafara ushaka iki ubizi si cyanzanye ni akazi genda ujye kuri wese y'iwanyu ujye ukoropa asa kwishyura boss konje mwantarutse
nawe se burya arimo hariya nawe kirimo na biriya bitwi bimeze nk'ibikobokobo by'igare n'urutwe rubi gusa wajyana urusenda rwabuze nk'amezi y'isunguru umva wowe nanakubwiza ukuri hari ukuntu kirimo kireba none kigakanura ibyiso wagira ngo ni intobotobo urareba nagiye mu mwaka mpita mbabona icyugu cyiza cyane gifite umutwe ni uriya murakoze cyane bakora iki se wakirukanwa na shitani kuzimu gahambirwa n'umunwa mubi wajyana umushombo w'umugero yose bosi ni ukutukana buriya ndatukanye hoya da rwose muyobozi aho tugaragarije ikinyabupfura gapfumuka inda nyuma rero reka tugende tubabwira amanota ye bagiye babona sibyo reka tugende tubabwira amanota babonye kugira ngo tujye twagenda tubaha akazi akazi ko bagatsindiye da akazi rero gahari kameze gati turahera kuri kiriya gikanu y'ibyiso hariya hagati wajyana ibirayi byapfubye bya Gisenyi wagira ngo ni Kinigi na ririya josi wagira ngo ahubwo urabona iriya ndiri nk'igikapu noneho hari ukuntu kirimo kireba reba sha hanyuma rero kiriya buriya none ureba ukitegereje neza ugira ngo ni intama yindi yashaje ubu se uriya nizo ariya ntoki ziri nk'ibihanga by'injanga yakora akazira reba ibintu bosi namwe mwataye umuco rwose urukumva ukuntu muri gutukuye umuntu koko twatawe umuco se wawutoye aho wawutoye warawuzanye ngewe ngitora uwanyu wari kuba upfuye ubusa pe narawure turagenda rwose gapfana amata mu kanwa nako gasura gahurutuye imbabarira ntabwo nshaka kutukana nawe dandi kubona usa nabi nizere ko atagishinze ubu buno hariya ahubwo ahagaze hariya ari kureba iki bari 2 3 wowe ubundi wanabonye 0 wowe yabonye 0 nataha wowe wangoroye yagiye se ubu ubwo sara uri kureba nk'umuntu uri gutanga amanota ushobora kunsekera ndi kukubara amenyo nzagukura njye se nasekera wowe aho urimo wagira ngo ni urutambya akazi kanyu karanuka pe sinabaki gatoya nyirakaranuka niko kanuka igifu ndanuka kiriya kintu buriya cyaje buriya cyageze ku muryango kiba kinkinduye byakanapfuye urushyi niyo mpamvu nanjye kitataha ntakishyura kiza hano ngewe nkishyura ntabwo bishoboka uramukindura n'inka araziritse wapi murakindurana gakinduka indi bayiri kandi kumva n'iriya mbwa wayirukana yari nk'inda y'ikibubu isigaye yari kureba iki tura amavumba ubwa 0 nawe ubonye 0 uretse certificate ni 0 gukorera mutindurusha amafaranga nko gukora isanduku mwebwe rero 3 musigaye nubwo ndi kureba wagira ngo ni inshinge zishinze aho ngaho ngo gashinguka mu mashingu umutwe mubi gusa shinguka umuhogo birinda gora igikabe gasahani rubu rw'imbwa rukururu boss wowe kugira mpanganwe nawe n'uwo muntu wakibwirana ibimanyu bya biswi ntamenya nabiretse kuko gasigare hagati nkaritere kananutse hejuru nk'umutwe wabo nuriyo mivunde vuba vuba ugagira ngo biboroshesha biriya bintu wajyana ibihogo bitera amahembe ku ngurube wajya byasambanye n'inkoko byakashe zambura hejuru arangije aramanuka arayikinga ayihera mu muryango arayitwika ayitwika impande zose ati yewe rwanyonga